kagasobanuye kagusigiye isomo rikomeye mu buzima bwawe. Dutangiranye hakurya n'umugabo yirukanka aje guhanaguza inkweto, kajya gacafuza inkweto, hanyuma sinzi ibyo yikanze afata igikapu arirukanka. Kubw'amahirwe make amafaranga yose ari mu gikapu yanyagiye hasi. Wa mwana akamuhamagara cyane umubwira ati yewe ufite amafaranga yawe. Uyu mwana ati iwe uzi ko amafaranga ari ayanyayo, ati we y'amafaranga ari ayanyayo we. Arebye hasi abona hari akandi gafoto, aho yatwaye udufoto twose uko ari tubiri agiye kubona. Kumbe ka kana kakoze mu gikapu kigakwamo kandi gafoto gahuza aya mafoto yombi. Ka kana batwereka amafoto, ka kana guje amafoto yombi tubona harimo ifoto kano kana k'umwana papa we ararwara. Uyu muntu amaze gutema amafaranga nawe yari akeneye amafaranga kuko afite akana ke mu bitaro karwaye. Waravuga ati yo ati disi papa ngo gutema amafaranga ariko nafite akana gato k'agakobwa kari mu bitaro kari mu kigero cyanjye karwaye. Amafaranga ntabwo nari kufashisha papa ngo nubwo papa nawe yakeneye sinakwitiza ibyo nahawe nameze nk'umuntu wibye. Ibi ngibi ntabwo ibyo natojwe aratuza neza. Abonamo kandi gapapuro kariho aparitema aravuga ati iyi aparitema se ahangaha si imazi se. Avuga ati ahangaha ndahazi muri quartier yo hirya twajya gusubiza kera papa atararwara ngo abure kivura. Bakeka hirya hari inzu wa mwana avuga ati okay ndabona urugo rurunguru. Atari ko se abantu banga ko mbona ari mu bakire ndakoma ko banga gute koko kwa kunyi imvuye ishaka kunyagiraho ukavuga ati mwanyugamisha kandi kurabizi nawe ntago wapfa kumanga mu bakire. Batwereka ko mwana muto aje hakurya ino araza arakomanga akubita kuri kasone ngo akomange. Uko yegereje gukomanga kundi ruhande aho waje gutamukingurira hanyuma avuga ati urinde yo ntago nabyumva gute utunye kuza mu ngo rumeze gute. Ati nabiwe kwasaguye ibyo kwasaguye twabihaye imbwa. Ati nimba ari byo gusabwa kandi iki ni muje gusabiriza hano hamusabiriza bakubanjiriza ndetse kandi nakazi gahari ko kweza abana bato nkamwe. Imva subira inyuma utahe abana bato nkamwe nta kintu kimwe twagufasha subirayo. Uyu mwana muto w'umukobwa ati mvira ahangaha papa adasanga umuseze umeze nk'ahangaha. Agiye gufunga ati bwetse gato haje ushaka kubona nakubwira ati nishaka kumbwira mbwa tumva nabonye ifoto hamagusiza hano narindi. Yitegereje ifoto uyu mwana harakana kariho k'agakobwa nimba ari akakana yakonye ndabona ngo nakakana k'agakobwa. Ambwa ati ifoto nase muna ko umwana ugwaye tunese ibyo bihe nawe niyo mpamvu ubona batekanza neno hakunino kuko birakureba. Tamafaranga yego ko amafaranga we mugabo yatwaye nako kandi kumana bwo inkweto yumvise imodoka polisi ahita yiruka sinzi impamvu bahise yirukanka. Kumbe hejuru hari bari kureba abana bombi kiganamo bakugirana abona akana kaza amafaranga avuga ati okay umuntu mwiza nkawe uzanye amafaranga gahita kamwita umuntu mwiza kandi kamwitaga umuntu w'umusazi uri kumva. Ati yego rwose ntabwo nifata ibintu ngiye nafashe ngaho tena amafaranga aho genda wari ukoze kuko wari uduture amafaranga yacu ngaho ndera amafaranga umutima mwe w'akagakobwa kakanguga ati se ko ndi kumva nshonje ko nakuru mwamfasha. Atana nakakamenye ko yamumomera tibise ni ibiki. Ati sandaza kuri mugera papa wawe ngaho genda va hano genda ugira urugendo rwiza kandi none se ko naje aho nirukanka kugira ngo ndeko papa ndi mubone kanga ndi kuva mu nda byanze wanyeye ku mazi nkanywa ko ntacyo byabitwaye. Mwe ku mazi cyangwa ushaka kutwiba kandi nuko aravuga ati hoya sinshaka kwiba kuko nago ndi igisambo. Ati gomba hanga nuva hangaha ngiye kukujya mu mutana amazi kandi inzu yacu itajya umuntu uko wawe. Ati wibeshye urenga aho ngaho wibeshye utinyoka njire mu nzu yacu uguma hagaze aho ngaho. Nuko avuga ati ariko nanone nutakura watsengitanga rohoka ukakobwa kamubwira ati oya icara ngaho rohoka nubayanga aho ngaho ibirenga bya cyangwa se bibato bya byinjira mu nzu yacu. Wa mwana itajya hakuno afite amafaranga arambika hakuno nako foto tubiri aza hakurya kuri buri mu gikoni afungura ku mazi kumwe ku mazi avuga ati ngo ajya ngo ku mazi ngo ku mazi sawa amazi washakaga ngaho nanga n'amazi. Umwana w'umukobwa akavuga aseka cyane umwana w'umuhungu avuga ati urakoze cyane ntago nabyumva. Kandi uwo barebaga ni wa mugabo wataye amafaranga akora kakana ariko kagahungu kayatoye ariko nakakobwa ikintu kugarana. Wa mwavuga ati amazi akon kubaryohera ameze kunura kamazi anya atabameze kuntu gushimira Imana kuko amazi naguhaye. Kakamubwira ati ayo se wayakoreye gufatanya nk'abasenye niba utashaka nabwo yihorere. Ati nta kintu nshaka kubwana nawe ugize amahoro nkwaye ku mazi washakaga n'utanye no kwijya umuntu wadanje aske ati kandi aho bamusabirize we kakana kaza karafunga.
wa mwana w'umuhungu asigara azunguza mu mutwe avuga ati yumva ko wa mwana ari nashimwe, yumva ko yamukubwiye ati wenda y'amafaranga arayazanye na ya papa wa mwana amushimire basinze, wenda namubwiye ati wenda kamuha idolari rimwe ko maze kubona papa wawe inkweto, umupeta amaze kubona kumwe n'umukobwa ko adashima, abonye ko atari shyashya ahita avayo, kakana kari kugenda atakabwira ati Dorokasi we, kumbe niyo Dorokasi, atamubwira ati Dorokasi we, ati yewe hari umwana mufite turi kuvugana, kakana kakubwira ati haya papa nta muntu twavuganaga, ati nta muntu papa, ati niba abandi b'isuku babandi batwara imyanda batwara ibishingwe muri quartier nibo bari baje hano, ese ati sawa gusa numva ngamwagira ikiganiro kirekire, kakana kakubwira ati bashaka kutwibutsa amafaranga tutishyuye byabona ko twabasobanurira ko tutabishyuye neza, ati si we papa usigaye wibagirwa koko, ati rero buri aho ngaho nk'ikintu nakuganiriza, umwana w'umukobwa agira ubwoba ko hari ikintu wenda se yaba yamenyanye n'amafaranga, kagakobwa kigira akantu ka danje kerekana ko nta kibazo, ese aravuga ati uwo mwana urabona iyo paratoma twayifashe nyuma dupfushije mama wawe tuyifata kugira ngo byuze turebe ko kafata tukayibamo turebe ko ntajya ku muhanda, kuko mama wawe niba ufite akazi keza gashobora kuba katwishyura aho tugomba kuba twaba, kakana kavuga ati papa ati byose ndi kubyumva, ariko rero ndabyumva ushobora kuba warahuye n'ihungabana nyuma y'aho mama yapfuye, ariko rero sindumva ko nawe atari wenyine, ese aramubwira ati ese mwana wanjye, ati se byibuze hari umuntu ugomba kuzana amafaranga hakurya iwanjye yazanye hano, si uwo muntu hari umuntu wakumbana azanye amafaranga hano, kakana kakubwira ati reka nizo n'iby'amafaranga, ati rero umbabarire, ati iyo nza kuba namubonye nawe uhita nkuhamagara nkakubwira ati papa hawuzanye amafaranga, ariko muri ako kanya ise namubwira ati mwana muto ngwino hano ndebe ibintu bikuhishe inyuma, akagakobwa gati oya papa ni imyanda ngiye kujugunya, ati ni imyanda, ise namubwira ati zana ndebe mwana wanjye, kakakobwa ati ninjye mukuru hano mu rugo ngomba kugira icyo nakora, iyi myanda ngiye kuyijugunya, ntabwo ari ngombwa ko iyi myanda papa uyifata reka njye kuyijugunya, ati ahubwo papa ati urabaho, ati baye reka njye kujugunya imyanda, none kandi papa yababaraga ko amafaranga y'ideni agomba kwishyura, akakana akomeza kuyahisha no kuyatsemba, arebye hakuze ino abona hari ikintu akana kajugunye hakurya mu ivaze, isaza yirukanka aje kureba ikintu kajugunye mu ibage, ise arebye abona akaboro k'agafoto kakana kajugunye mu ibage, ise arebye abona hari haza ibitaro bya CHK, igitanda na paratema papa agwariyemo, papa kakana kamwandikiye byose karamwe, kumbe ni kakana k'agahungu kamwandikiye kamubwira yuko ise agwaye ari mu bitaro, byose kamubwiye, atumubwira ko bya birenge ko yahanagwe kakana ibirenge, umubwira ati rero uyu mwana ati yewe kakana umwana yasanga yagataye, abakiri be yabataye, umwana disi ati agaruka yiruka, umwana aza kuvuga ati kakabogisi ndagakura hehe, yijuta cyane avuga ati kakabogisi ndagakura hehe, noneho muri ako kanya wa mupapa ahita aza yirukanka amuzanira kakabogisi, bamwambwira ati nyakubahwa tuzi ko uri umuntu mwiza koko, ati kakabogisi kanyura kazanye, uwo mwana avuga ati nyakubahwa ati wakoze cyane, nagerageje kuza wenda kubura, ariko amafaranga yawe nayahasize, ibintu byose nabihasize, papa amubwira ati nta mpamvu erega icyo yamumenyesha ko ibintu byose bimeze neza, tibigira ikibazo rwose, umwana avuga ati yego ndabizi ko ameze neza, aramubwira ati kuko amahirwe make amafaranga ko wayasize ko sinigeze nyabona, ati sinzi uko byagenze, amafaranga sinigeze nyabona, wa mwana ati byashoboka gute se, amafaranga nasigiye umukobwa wawe, ese avuga ko uribuze kuyaguha, none se bishoboka gute, baravuga ati kuko amahirwe make hajya aho tubahereza uburere ntibagende ku ndangagaciro zabo, nuko wowe wenda ufite indangagaciro zawe, baravuga ati rero umukobwa wanjye ushobora kuba wamuhaye amafaranga ariko nageze amafaranga agomba kuzana, ati icyo ni ikibazo cy'umukobwa uri gukura, bakunda amafaranga mu buto bwe ku mwaka 9 nyine bakura akunda amafaranga, ati ibyo ntabwo ari byiza pe, kano kasitori kagusigira isomo niko nakubwiye, wa mwana mwase kubera iki, papa aravuga ati ni wa mwana wanjye sinzi impamvu yahindutse, nenzi ko ari umwana mwiza mbere, uri umwana utahinduka, ari umwana uvuga ibintu byiza, sinzi icyamuhinduye,
ese aravuga ati ariko vuba aha ngaha ndagira ngo mwigishe ikigwa, ati none se ushaka kumukorera iki? Se umukobwa se aravuga papa aravuga ati nshaka ko umfasha kumwigisha isomo kandi ukamfasha kugira ngo tumuhe ikigwa. Umwana aravuga ati ni ikihe kigwa ushaka kumutanga? Se avuga ati ni isomo nshaka guha uriya mwana. Umwana ati ni irihe somo? Ati birasaba ko umfasha kugira ngo isomo turitange. Umwana avuga ati okay sawa ndabyemeye. Papa aravuga ati okay nimba ubyemeye nta kibazo ndakwishyura ya dolari urimo ndetse wongeye tipu. Ati ndumva rero uramutse uje ukamfasha guhura mwana wanjye w'umukobwa isomo. Ati sawa rwose nta kibazo. Ati hano rero ndagira ngo mwereke uriya ni umukobwa wanjye, ni impanga ye, uyu yapfuye umwaka ushize, ndetse yapfuye na kanseri yo kumwishyurira mu bitaro, kandi kuko murabizi kanseri birangira umuntu umuvuje bikarangira yapfuye. Ati rero icyo nagira ngo nkubwire nahinduye amahitamo nari mfite, amahitamo yonyine nsigaranye ni uko waza ukamfasha. None se mama w'uriya mwana we yagiye hehe? Papa amubwira ati mama w'uriya mwana yapfuye umwaka ushize n'indwara ya diyabete. Ati yo, umwana avuga ati yo wahuye n'indwara disi wahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ati bivuze uriya mukobwa ko atazi agaciro k'umupapa. Ati nicyo bivuze. Ati uramuka uje ukanyemera ubufasha bihaza kugenda neza. Atwereka muri rwa rugo baje gukomanga. Ati ndi maze wa banke nje kureba papa wawe. Ati kaka nakobwa ati tunazana amafaranga. Ise avuga ati mbare mwana muto, ati muzane muto gushimisha. Ati nje kukubwira ko papa wawe amaze iyi nzu yo kwivamo idapretoma ko papa wawe amaze kweza atarishyura iyi nzu murayivamo mujye ku muhanda. Akana karumirwa kandi ko gafite amafaranga. Akana kati none si byari ngombwa. Shira bank ati byari ngombwa. Akana ati ahangaha ni iwacu mwana atatoya mwana muto we tuzi ntabwo wabyumva nkuko ukiri muto niwo mukuru uzabyumva. Iyo banki kwaye amafaranga ni wishyure, niyo mu kwezi kwa mbere banki iragusohora inzu ikayitwara. Papa wa mwana araza ati papa nawe kumubwira kutubwira. Papa ati ni iki muri kutubwira mwa bagabo mwe? Uwo mwana ahumwe kuri papa we ati papa bagiye kutwara inzu yacu. Ati kuki utishyuye amafaranga y'ukwezi kwa banki? Papa ati kwa ukwezi kumwe kwa nyuma. Umupolisi ati ibyo ntabwo tureba, umupolisi ntabwo abizi, niyo mpamvu banki yama umupolisi yo kuza kugira ngo inzu tuze kuyitwara ukwezi kumwe ntabwo wishyuye, kandi ubundi wishyuraga neza, kandi urabizi nta tolerance ihari. Byose ngira ngo urabizi ko iyo utishyuye kwishyura make iyo utayishyuye uzi ko banki iza gutwara inzu. Jero banki avuga ati ese byashoboka ko papa ati ese byashoboka ko mu kindi gihe? Jero avuga ati ntabwo byashoboka. Ati nifite amafaranga ugomba kuyanzanira, ntabwo yigeze yanzanira. Ati Jero banki avuga ati byo kutubwira ntabwo twabyizera kuko na kimenyetso gihari, cyane ko uyu mupolisi ntabwo abizi, uyu mwana ntabwo abizi, nanjye ntabwo mbizi. Ibyo niwe wenyine ubizi kuko ntabwo tureba umutima y'abantu. Nicyo gihe rero ngo iyi nzu isohokemo uvemo dushyiremo undi muntu, kuko amasezerano aravuga ngo iyo none kwishyura amafaranga tuguheruza 1/2 cy'amafaranga watanze, hasigaye tukagusura mu nzu tukakira mu nda. Kandi uriho kakana ayo gafite y'amafaranga wa mwana ku muhanda uhanagura inkweto yayakazaniye kakana niko kayafite. Ati ntabwo kwajya kuba ku muhanda. Ati reka kakana kari gukanga. Ati ntabwo kwajya kuba ku muhanda mumeze gatoya. Kakana kikoza mu nzu batese kana kagiye gukora iki se? Kana kagiye gukora iki? Barareba ati yo ati kakana tishiri noneho nibikira wa papa ati ko twabigenza no wa munigize Jero banki cyangwa manager wa banki bivuga ko atari Jero banki, ahubwo ni uwizigize kugira ngo bare ko amafaranga kari buyatange. Kakana karatinga y'amafaranga yare kuba ngo dore ngo tugishyuye wakana ufite akazi se? Ati amafaranga yo kuye hehe? Kakana karira cyane kihanagwa amarira menshi nako kavuga ati tugiye kuba ku muhanda basi. Ati amafaranga yini basi mutari musohore mu kana kigira se kamwigamira mu gatuza. Kana karira cyane umupolisi wa fake arareba ati sindi ko amafaranga maze kureba ati okay amafaranga ya nyayo nibyo. Noneho wa muntu avuga ati okay tugiye kubakora ideni ryanyu tureko ibingi bimeze, maze kureba sanga amafaranga ashobora se n'inzu umakoza kuyishyura, kandi inzu muba mu nasanze ziba zifite. Biravuga ati none ibyo byose ikintu kuri ibyo byose turabyumva. Tuno rero ati sawa najya ngubwire ngo ideni ryawe rirarangiriye ushaka kwishyura insurance gusa
kuko ibyo ntabwo byari biri mu mavugano. Papa aravuga ati okay ibyo byose niteguye kubikora, noneho babandi barigendera. Akana kavuga ati papa ndagira ngo ngusabe imbabazi umbabarire, nari nikunze nijye umuntu w'ubugugu, aya mafaranga mbifata ari ibyanjye, ndagira ngo ngusabe imbabazi. Ati papa sinakaye kuba nitwara kuriya, iyi twari tugiye kuyibura tugiye kujya kuba ku muhanda. Ati papa kubera njyewe, papa umbabarire, ese ngo icyo cyabiguteye? Umwana ati papa icyabinteye nuko nyine attention y'abantu nabona gutanyitaho, mbona utama agaciro utakinyitaho nka mbere, nkavuga ati ningera mfite amafaranga abantu bazanyitaho, wenda abantu bama agaciro, niyo mpamvu papa mbabarira. Ati papa dore n'uyu mwana wayazanye kazi kahajyana, bamukobwa avuga ati papa dore n'uyu mwana wayazanye, basi uyu mwana ni wayazanye. Atari ko byibuze naje kuba namenya ko ibyo nakoze byana amakosa, kuko tugiye kujya kuba ku muhanda kandi amafaranga nari nayabonye. Kimwe n'uyu mwana papa we nkuko yabonye kuri ka gafoto, papa ati nureba, ati isomo twataze gutanga uwo munsi batwitwanze neza. Ati noneho rero ati kakana kakobwa ati n'isomo mwakaze gutanga papa, siramubwira ati bara ntabwo bara polisi, ntabwo bara abanyabo, kandi biriya byose ntabwo byari ibyanyabyo. Ati ahubwo najya mwereke ko iyo ugejeje gutwara ikintu umuntu yarakeneye, hari byinshi ugerageje kwima amahirwe, kandi ufashe nk'umuntu ukamufungisha, hari igihe uba uteje ibibazo ku wundi muryango bikagira ingaruka ikomeye ihambaye, kandi umucira urubanza, kandi uwo muntu wagateje ibibazo yakabaye kuba hari uwo yafasha kandi akagira imbere. Ati umuntu wikunze cyane wirengagiza ingaruka byayo kugira, aya mafaranga yo kudutabara agatabara n'ubuzima bw'abandi bantu. Ati rero nk'uyu mwana amanagura inkweto, aya mafaranga yari kumutabara akoze inkweto agakira papa we, ko aya mafaranga ari mu bitaro papa we napfa. Urabona wikunze yakoze rero byari amahano. Uwo mwana avuga ati papa ndi kubyumva, ati papa ntabwo nzabyongera. Ati ubwo rero aravuga ati rero kubona afitemo umuntu wadahari na mama wadahari, ati urumva yuko bapfuye, umva ko byabutengushye. Umwana atega amatwi yumva inama ise ari kumubwira, umwana atega amatwi icyo se amubwira, ise akomeza kumugira inama, akomeza amubwira ati rero umwana wanjye, ati burya ngiyo nkoze ikosa no mu rugo ntabwo banuka, baba baratereye iyo ngiyo. Umwana avuga ati papa icyo maze kubona umubyeyi mwiza, uri umumama mwiza, uri papa mwiza. Ati icyo maze kubona papa umbabarire ku makosa nakoze ntabwo nzasubira. Papa mu isomo n'ubwo ati utwaye ikintu cy'abandi, hari abo uri kwiha amahirwe cya kintu cyakagira umumaro, wowe ubwanjye kugira umumaro ndetse nacyo kugira umumaro. Yo kakana kaje kayambira se disi karamuhobera kamaze kumva inama isaha yo kumubwira. Disi kakana kaje guhobera se karamubwira ati papa ati ntabwo nzongera, ati n'uyu mwana ndamusaba imbabazi ntabwo namwituyeho neza. Ati yego rwose mwibwirira, ati umwana ni umuntu mwiza, ntitwahuriye ku muhanda nza kubona ko ari umuntu mwiza. Si byo rata Andereya? Ati yego rata. Mwembi mugomba kuba inshuti mugafatana neza, wese akita kuri mugenzi we. Ati kandi nawe idolari ryawe nari nkurimo ngiye kuri guhereza, ikigeretseho ya tepo nakwemereye nawe ngiye kuyiguhereza, kuko nishyuye papa wawe ibitaro, ibyo byose bimeze neza, ni amakemwa kabisa. Ati icyo papa wanjye ibitaro, ati papa bimeze neza mu kwezi kumwe amaze kubana. Ati kandi ikindi, ati n'ibyo kurya birahari, kandi we mu iki gihe ukomeze gukora aka kazi ngo utazajenjeka, kumva ko utagomba gukora, kandi ejo n'ejo bundi papa wawe naza azasanga warakoze warabaye umuntu w'umugabo. Kakana kati ibyo ngibyo byose ndabyubahiriza. Ati kandi sawa. Ati kandi ugende ujye kwiga neza. Ati sawa. Kagakobwa kavuga ati papa ndagushimiye kuko nsaba imbabazi kuri uyu mwana. Ati papa ineza ungiriye kandi neza umugiriye uzatuma nanjye uyu mwana neza umugiriye ari nyitura, nanjye nzayitura n'abandi bana. Ati niyo mpamvu isi izakomeza kuba izagenda iba nziza, impamvu muri gukobwa ya kano kanya ngo gira umuntu neza, kuko umugiriye neza ejo nawe azagira inshuti yawe neza, noneho ya neza nawe kugarukire. Niyo mpamvu uyu munsi nimba ugira umuntu neza, nimba ugira umuntu neza uyu munsi nawe uzakugira neza. Karagasobanuye reba kuri screen yanjye niko translator, ukomeze kunkurikira. Subscribe, comment nimba ukunze story, subscribe, comment ndetse na share kugira ngo n'ejo bundi ukomeze kumva story zanjye. Ciao ciao.